Tubahaye ikaze. Nshatse navuga ko tubahaye ikaze hano mu mujyi wa Kigali rwose, kuko umujyi wa Kigali wose ndi kuwureba imbere yanjye, rwose ndi kureba aho utangiriye nkabona n'aho usoreza, kuko ubwo ndi kureba zino nyubako za City Plaza kwa ba Makuza, naho ndakuhareba, nkongera nkagaruka nkareba Stade Amahoro Arena, buri kimwe cyose ndi kukireba imbere yanjye, muri kuhabona imbere yanjye rwose, muri kuhabona ibyo bikorwa byose ndi kubabwira, byose biri imbere yanjye, hose biri imbere yanjye. Aho niho ngiye kukuzanira ikibanza cyitegeye aho hose. Ndi hejuru ya Nyacyonga, Nyabugogo rwose ndi kuhabona, ndi hejuru ya Nyacyonga aho bita mu murenge wa Jabana. Ku bantu bazi Jabana hose baba bitegeye umujyi wa Kigali. Nkaba ndi Jabana muri site ya Ngiryi, aho tugiye kukakuzanira ibibanza bikase, biteye amaborune, kubereka imbere yacu hari etaje bari kugereka, igeretse rimwe ariko bari kugereka. Kuri site nayiberetse, sinzi nimba muri buze kureba amavideo yanjye abanza y'ibibanza, muraza kubona igishushanyo mbonera nagiye nkishyiraho, buri kimwe cyose kiriho. Muri kubona hubatse, ni ahantu hatekanye rwose, nk'uko muri kubibona hameze neza, aho tugiye kukuzanira ibibanza bigiye bihagaze miliyoni 16. Ni ahantu rwose heza hatekanye, kandi mbese hujuje bya bindi umuntu wese yifuza kubona ahantu atuye. Ahantu atuye, bya bindi uba wifuza kuhabona, ibikorwa remezo byose birahari. Mbese nakubwira ngo ikaze rwose hano i Ngiryi. Reka rero tukwereke icyo kibanza uko kimeze n'aho giteretse, ariko giteretse n'ubundi ahangaha. Reka tukikwereke icyo kibanza, dore ngiki rwose, aho twari duhagaze ni hano hirya, nuko dukase inyuma y'aya mazu. Ikibanza dore ngiki gihagaze miliyoni 16 rwose, byemerewe guturwaho rwose nta kibazo. Ni ahantu hadakwiye kugucika. Aha hantu tureba imbere yacu ni Induba, ni za Gasanze. Ni ahantu rero ku bantu bahazi heza cyane, mu gace keza rwose, buri muntu wese yakwifuza guturamo. Rero tubabwira yuko twebwe tugenda tubazanira imari ziturutse ahantu heza kandi hatandukanye, hahandi uva mu mujyi wa Kigali bitakugora kuba wahakorera ingendo, abagusura bitagoye. Mbese buri nawe ukeneye kwidepurasa ugera mu mujyi wa Kigali bitagoye. Urabona hahantu twari turi, dore ngaha, hahantu uba witegeye umujyi wa Kigali, bya bikorwa byose remezo uba ubyitegeye. Ni ahantu hegereye amashuri, hegereye amavuriro, hegereye ibindi bikorwa umuntu agenda akenera. Ni ahantu heza hadakwiye kugucika. Aha hantu hagura ikibanza kuko kirahendutse. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.